noneho igende ari iya kane biba amakipe ane then ahita akina kimwe cya kabiri havemo abiri akina final havemo n'andi abiri akina umwanya wa gatatu nuko bizagenda. Abakinnyi ba Pele navuga twaganiriye bavuga bati niba hari ikintu cyatubabaza nuko twakwisanga twagiye mu bintu bya best rules, twagiye makipe ngo agomba kuzamuka ngo yaratsinzwe mu buryo budakabije. Byanga bikunda rero kugira ngo twirinde iki kintu tugomba gutsinda Murandege. Ko gutsinda Murandege bivuze iki? Bivuze guhita bikarifiye ko bazaba bafite amanota 6 mu itsinda bazaba bazamutsemo, kubera yuko Murandege nayo yaratsinzwe yego, ariko Murandege nubwo yatsinzwe nayo irashaka kuza isa nkaho ishaka gutsinda APR, kuko Murandege itsinze APR byavuga yuko match yabo ya nyuma nayo bazaba basaba kuyitsinda bakagira 6. Ubwo bivuze ko APR yo iramutse itsinzwe cyangwa se koze kose kuri Murandege yabisigaranye ikipe ya KMC ku kibuga cya KMC ku wa mbere. Abakinnyi ba APR bakavuga bati nta byo kurindira ibyo munsi wa nyuma, ejo tugomba gutsinda match kugira ngo byibuze twitereke muri position yo kuvuga ngo tugomba kuzamuka muri iri tsinda nta gisibyo. Ubwo rero navuga yuko ari umukino ukomeye cyane kubera ko nyine Murandege izaza ishaka 3 yabo ya mbere, APR nayo ishaka 3 kugira ngo igira 6 ibe yakwitereka muri position nziza kuba yakwikarifiya muri iri tsinda. Murandege kandi murabyibuka yigeze guhaga APR muri Zanzibar ubwo bizizaga imyaka 30 nyangwe y'ubwigenge hari muri Zanzibar. Ni irushanwa bari bateguye batumiye amakipe akomeye cyane arimo na za Sima na Yanga. Murandege yahagamye APR igihe abantu barabyibuka, APR iracyabyibuka nayo iravuga iti tugomba kwihimura cyangwa se kwihorera kwereka Murandege yuko tutari ikipe ishobora gutsindwa uko bibonetse byose. Ubwo rero navuga yuko mu by'ukuri ari match ikomeye cyane, ni match abasore b'ikipe ya APR bakaniye kugira ngo bazibone nuko abakunzi babo babasanga ngaha mu gihugu cya Zanzibar, kuko baravuga bati kimwe mu bintu bitumye abakunzi bacu batanaza ahangaha kwanza nuko ngo twitwaye nawe mu nkera y'abahizi. Ibyo bintu turashaka kubikuraho kugira ngo abakunzi bacu bazadusesekariraho byibuze muri iyi weekend no kuwa mbere ubwo tuzaba dukina ikipe ya KMC. Ruvuye urubikomojeho neza cyane uvuga ku yandi matsinda uburyo bizaba bihagaze n'amakipe uburyo azagera muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ubwo wenda umuntu yakibaza ku yandi makipe ari muri iyi Sekafa, birumvikana ko umukino wa mbere muri buri tsinda warakinwe. Twe turi Kigali dushobora kuba tutabikurikira kurusha we kubera ko hibereye mu yandi matsinda aho amakipe wabonye wenda asa n'akomeye ashaka kuzagora APR mu gihe bageze muri knockout stages cyangwa muri kimwe cya kabiri kirangiza igere nyine imikino ya mbere bagiye bakina, bwo abantu bamenya kara yahe. Iberi urakoze kumbaza ikibazo cyiza, ariko abantu batinya ikipe bita Kenya Police nimwe amakipe yerekanye ko ishobora rwose kunayo gushyiramo agatuza. Kenya Police ni ikipe ikomeye kuko ifite Kadime Ndiaye uyu nguyu umuzamu wahoze muri Rayon Sport, ndetse ikanagira Tansel nawe ari mu bakinnyi bakomeye cyane muri Kenya Police. na match bakinnye yabo ya mbere uyu nguyu Tansel Mosengo yabaye umukinnyi w'umukino bamuhembe mu 500 by'amashiringi. Ni ikipe rero mu by'ukuri nayo yerekanye yuko ishobora kuzatanga akazi muri iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup. Wenda uri no kuri icyo ngicyo baraza no gukina uyu munsi Kenya Police na Singida. Yego ni na match ikomeye cyane ngira ngo abantu baza guhanga amaso iyi match kugira ngo baze no kureba, kuko abandi abaye ama equipe abiri uvuga ngo wenda nawe uratubwira mbona ari ama equipe wakwita ko ari amwe mu bakandida bo gutwara iki gikombe bo na APR. Yego nibyo Kenya Police uyu munsi cyane Singida ndetse n'ikipe bita Ethiopian Coffee kine na Garde Cote. Niyo mikino iri uyu munsi irabera no kuri KMC. Ndaza kureba niba nabona uko nyarukirayo kuko ni hafi uvuye ahangaha kuri hoteli. Nk'iyi match rwose ya Singida na Kenya Police nkwiriye kuba ndiyo nkayireba uburyo bimeze uko ni match ikomeye cyane. Navuga rero ibyo waruvuze nibyo na Singida nabonye Kratos Shota Chama yatangiye imyitozo. Ubwo urumva ko Mediane yabo irimo akunyu igiye kuba ikomeye cyane kandi tarazamo Karedi Uco. Ubwo rero ni match navuga yuko ikomeye cyane uyu munsi. Singida nayo rero impamvu ikomeye nyine nuko yongeyemo abakinnyi, nuko ifite umutoza Gamondi, nayo ni ikipe yo kwitondera. Ariko hakaba indi kipe bita Al Hilal yo mu gihugu cya Sudani. Iyi nayo nubwo ndayanganyije ku munsi w'ejo, nayo ni ikipe isa n'isaha yatungurana, nayo ni ikipe ikomeye. Ubwo rero Al Hilal, APR, Singida ndetse na Kenya Police ngiye ngora prediction niho hazava uzatwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup cy'uyu mwaka. Ku munsi wa mbere wavugaga ko kimwe mu bintu byagoye abakinnyi ari ikirere, nta mukinnyi wigeze agira ikibazo ku buryo bose biteguye umukino wa kabiri.
Ya nabakinnyi bwiza kibiri ikibazo bose n'ubu bakoze imyitozo mu gitondo bakoze imyitozo ku isaha y'isa moya ni saa moya za Kigali byari saa 2 hangaha nibwo rero bakoze imyitozo barimo bakora imyitozo mu gitondo cyane kuko ikintu na kimwe kitarimo kwishimirwa n'umutoza kuko gukora imyitozo saa 2 buri gitondo kandi uzakina ku isaha y'isa 9 za Kigali nabyo ni ikindi kibazo kuzuba impamvu bakora imyitozo mu gitondo ni ukubera ko niko schedule training ibimeze ingengabihe yo kwitoza niko ibimeze kubera yuko ntabwo ari APR yitoza gusa yonyine uvuga ngo APR yitoza saa 2 iyo uvuyemo itajyamo andi makipe akagenda kurikirana niko rero bipanze bijyanye n'ibibuga bihari bya Sekafa ariko nta bakinnyi bafite ikibazo na kimwe rwose match yejo nibutsa abantu badukurikiye ko ntago izabera kuri KMC izaberaho bita ngo ni General Major Isamuyo Stadium kuva ahanga kuri hotel ujyewe ni nk'isaha imwe ku modoka ubwo ni naho match izabera iki kibuga ni ubwatsi ni nka Stade Amahoro ni ubwatsi ntago ari tapi ntago uzakina kuri tapi kuri Isamuyo rero niho bazaberekeza match zaba saa 9 z'i Kigali bizaba ari saa 10 za hano muri Dar es Salaam cyangwa se mu gihugu cya Tanzania abakinnyi rero bameze neza rigoga bameze neza nta kibazo nta bakinnyi n'umwe ufite ikibazo cy'imvune cyangwa se cy'uburwayi. Turagushimiye cyane bwana Ruvuyanga ubwo nawe komeza wite kugira ngo abantu bazakurikira umukino bameze neza nawe umeze neza. Asanzana rwose ndabashimiye namwe ubwo naho ku munsi w'ejo turebera hamwe ibya match. Arakoze cyane mugenzi wacu Ruvuyanga uherereye hariya Dar es Salaam ari kumwe n'ikipe ya APR Football Club. Ubwo se abakunzi b'ikipe ya APR hari ikindi bari bakeneye se update ya equipe ndetse no kuri Rampti? Cyane urebye n'icyo ngicyo kuko Rampti abantu bari banumvisha amakuru mbere yuko APR ijya mu mikino ya Sekafa ko ashobora kutajyana nabo birangira ajyanye nabo kuko hari bitari byagakunze hagati y'ikipe ya APR ndetse n'ikipe yerekejemo mu gihugu cya Libya. Uyu mugabo ntago byakunze gusa aza profile batubwiraga ko ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Ghana haraho yigeze guhamagarwa birasaba ko abantu bazajya banitonda twagiye tubibana abakinnyi baza gutya baranyuze mu ikipe y'igihugu ugasanga iyo profile ntiyagije birasaba kureba nawe yagiye akina uko byari yimeze gusa si umukinnyi mubi tushe ku kirengera afite ubwenge kuri baro tushe ku kirenge ubona ko ari nziza ariko byanagendanye n'umwanya baje avuga ko akina niba mubyibukaza batubwiraga ko ari nimero 8 akavuga ati nimero 8 mu recuperation ubona bigoye niba atari rekipera ari umurekiperateri ndetse mu bigendanye n'imbaraga z'umubiri ukabona ko nabyo bigoye ni kimwe mu byo yanakoraho kuri kariyeri nagiye bizakunda umutoza bugerageza 8 bamugerageza 10 ibyo avuze Ruvuyanga byo byagiye binagaragara muri APR bisango bitanakunze kuko APR yakoze ikintu cyiza sezishize n'ibyari byagenze neza ariko aba mu bakinnyi badahita barekura aravuga ati reka n'umutoza mushyaze amukoreshe mu myitozo murebe wenda yabyara umusaruro birangira bidakunze ariko APR kubimukozemo business nabyo ni inyungu ikipe ya APR Football Club uko byari byagenze kuri ba Chidibre na ba Odibo kubera ko bo bajya kugenda nta kipe yabaguze ahubwo APR bo kugira ngo basese amasezerano hari amafaranga yabahaye yimerekeza kugira ngo batandukane mu mahoro kuri Lampte bari bifuje ko nawe bamusezerera kugira ngo wenda atange umwanya ku bandi bakinnyi cyane cyane ko Burari no mu bakinnyi bahembwaga amafaranga menshi mu ikipe ya APR nk'umunyamahanga waje nyine bigaragara ko afite profile hejuru kubera pre-selection yabonye mu ikipe y'igihugu ya Ghana bamuhemba amafaranga menshi baravuga ati ko ahembwa menshi kandi mu bigaragara cyo umutoza akaba atazamukinisha ahafite Dao ahafite Lamine Ba ahafite Ruboneka ushaka kwakina twamusezera bavuga bati rero katwe tumuretse hari ubwo twabona ikipe umugura ariko nabo bari bafite amakuru ko ari amakipe amushaka kubera nyine kano ga profile afite ngira ngo 50 asize mu ikipe ya APR niyo bagabana ariko byibura hari cyasize muri APR ni ikintu kiza umuntu yavuga ko APR ikoze ubucuruzi nubwo yavuye ku isoko ariko yazana yakoresha wenda sizitayigura abakinnyi munyemerere tujye mu ikipe ya Rayon Sport kuri iki cyumweru ibere no ambwenge y'iminsi iri kujyana ngo biramworohera cyane noneho igende ari iya kane biba amakipe ane dena itakina kimwe cya kabiri havemo 2 akina final havemo nanda 2 akina umwanya wa gatatu nuko bizagenda abakinnyi ba Pere navuga twaganiriye bavuga bati niba hari ikintu cyatubabaza nuko twakwisanga twagiye mu bintu bya best rules twagiye makipe ngo agomba kuzamuka ngo yaratsinzwe mu buryo budakabije byanga bikunda rero kugira ngo twirinde iki kintu tugomba gutsina Murandege ko gutsina Murandege bivuze iki bivuze guhita bikarifiye ko bazafite amanota 6 mu itsina bazamutsemo kubera yuko Murandege nayo yaratsinzwe yego
ariko Murandege nubwo yatsinzwe nayo irashaka kuza isa nkaho ishaka gutsinda APR kuko Murandege itsinze APR byavuga yuko match yabo ya nyuma nayo bazaba basaba kuyitsinda bakagira 6. ubwo bivuze ko APR yo iramutse itsinzwe cyangwa se ikoze ikosa kuri Murandege yabisigaranye ikipe ya KMC ku kibuga cya KMC ku wa mbere. Abakinnyi ba APR bakavuga bati nta byo kurindira ibyo munsi wa nyuma.